mu ruganda nyarwanda rwa filime nyarwanda ya season benshi bakunze inyiturano yagarutse nyuma y'uko Gihozo na Teta bavuye mu buzima bubi bari babayemo bahindura ubuzima na Vincent. Gusa ko ubu ngubu Vincent akaba atangiye gusaba Gihozo ko baryamana, gusa Gihozo agakomeza amubwira ko atatatira igihango nyina yamusigiye kandi ko atabasha gukora ibyo bintu igihe cyaje kitari cyagera. Ese arabikora cyangwa arasubira mu buzima bubi? Ntucikwe. urambwira ngo uri umugabo w'amafuti w'amakosa. nyine urambwira ngo ngira amakosa nko kuvuga ngo ndi imbwa. ubwo ni nko kumbwira ngo nta kintu umaze. nyine ubwo iminsi yose tumaranye none byari ukugira ngo n'ubundi ugire icyo wigereraho ubona ntacyo umaze. uravuze ngo ndi imbwa, ubwo ni nkaho wakambwira ngo ndi intore, ngo ndi incucu, nko kumbwira ngo ndagapfa. ngiye kubwira ko aho mfite n'uwahize umbwire ngo ndi imbwa. ubu se hari umurizo mfite inyuma yanjye harakuru njye n'uwerekeza. nta kintu turimo kuganira, teka amatwi nyumve. nimba bidakunda sindi bukubuze gusuka. Sindi uwawe bebe. Ntararenda kujya. Wambukure ngo ndasubira kwiga. Ese uko mbwiye ngo ndagapfa ubu ndamutse mpfuye n'umuntu. Njye sinabivuze. Njye ndigize ko nguragapfa. Nuko n'ubundi uretse ko ubeshyira ariko uretse nyine nuko n'ubundi icyo gihe ushobora kukindindiriza none uwo munsi wazagera nkasanga nta kintu nibashiriye. Nzi waretse nkagerageza byibuze ntabona bikunda n'ibyo nkabigumama nuko mbona ko ndibuze ndi muzima. rero nibyo nyine ntacyo maze, tega amatwi nyumve. rwose nta kibazo wifatira ibaga yawe yambara inkweto zawe ugerera n'ubundi nsigaye niryamiye nkongera nk'uko ufata akaboko murumuna wawe mwigendere. Teta nawe akomeza avuga ko mu buzima bashyizwemo na Vincent butigeze bumubera bwiza habe na mba. Nta byishimo, nta kwisanzura, nta kwidagadura habe na mba. ni impamvu cyateye iki kintu. nubwo nabaga mu nzu mbere ko nabaga mfite amahoro. njye ntabwo ari ibyo ngibyo ngo imyenda mishyashya ngo ndarya ngo ibiki, nubwo naryaga kabiri mu cyumweru kuko byaranezezaga. ejo ntabwo wambaye burishimye. twuteze amatwi. ni ikihe kintu gihari gituma utishima? sinzi isura ya muntu ukuntu isa ya mukuru wanjye. nawe dada wambereye ikintu cyiza ku buzima bwanjye, ariko byose ntacyo bimaze. ufite ikibazo? none se niba ari dada wawe uri kumanga ko dada wawe wahita utagenda kumubwira nuko tukiri kumwe turigenda. ndavuze ngo ntabwo ujyana ibintu nshaka kubabwira, ari umuntu ushaka kuca ariko ntabwo muca mwumva. umuntu ushaka kutwica? umuntu ushaka kubica kuva kera. njye narabirota inshuro yewe se cyangwa Vincent mwese nkasigara ndi nikakora mbi. kuri iki Teta, uyu munsi n'uwawe tubwire ibintu byose kuri ku mutima. ariko njye sinababwiye ariko njye nishimiye kuva uyu munsi. kandi njye nababwiye ko ari umuntu ushaka kubica, sinzi impamvu utajya mwumva. ese umuntu urinde? ni umuntu usangira na Gihozo, biganye n'inshuti ye ya hafi. kuvuga se ngo wapi? reka tubwire. nanjye umuntu ashaka kwica arimo? mwebwe nkasiga yanjye njyenyine. agerekera kurusa. uwo muntu ushaka kutoka ninde? Si byiza gusa muri ino season nyuma y'uko Gihozo ageze mu buzima bwiza aravuga uti ntabwo nakibagirwa inshuti yanjye Mulisa twazamukanye. gusa Mulisa ashaka kumukura amata ku munwa ngo amuroge amukore ku isi y'abazima. nta n'umutana rukundo kandi nzamenya ukuntu sibyo wowe nyine
ako yakundi nyine ubwo niko ubuzima bwanjye nyine bumeze nyine ubuzima bwanjye ni ukuba gutyo nawe ukiberaho neza nta kundi nyine buri muntu wese nyine agira ukuntu abaho niko mbwiye bose n'uruhu muri twibanye mwese ariko ushobora urasetsa ndetse turibanira noneho nitumara kubana biravuga ko ibintu byose bise bijya kuri njyewe none se umugisha w'umuntu uko namubutanga n'ubundi niyo twabana ntaho bitandukanye n'uko mbayeho kuko mu buzima busanzwe n'ubundi byose mba ndimo ndagusaba nitubana ndabicaye mu ntebe zawe niraheza ye bagiye kubaroga wiki aho gutita wabaye gute ese abaye Tete nzakora iki kugira ngo unyiyumve mu kuko urandi mugambona nk'umurozi Sisi umufashe mufatiye hese simbonye ufite gupfunyaka ese abaye uri umwana mubi Tete uri umwana mubi isi mwiboneye kugisha imaze kugira ngo nyite umurozi ngiye ukuntu ubise ngukunda oya ntabwo byumva ngiye akumvisha ibintu avuze reba hano bana baba basohokeye ukuntu baba bangana oya ngiye ntabwo tutabyeze Isso é curioso. Muito anos. Uma hora que tinha. Tí à? Cái chuyện gì vậy? Đó, iyi trên tí. Ngira byagenze bite? Ko meze gutya. Tumubona. Bigenze bite se umwana kimeze gutya? Muzima utapfuye. Muzima. Nagapfuye. Umukobwa Insatsi giteye ngine rero kumva iri hano. ntabwo hano hasi wikenda byagenda birambeka mbeka umuzi Yambwira cyo muzima. ni muzima n'ubu Schon, ist gute Teil anfangen. Bitaro birangiye pe abwira n'Imana toba kuvuga ngo uwo mwana aje avuye ku ishuri arazinukura imyere n'ifo muhereza ibiryo yinjira muri salo kureba televiziyo niyo bisanzwe ariko nkajya kumva umwana ari kumwe haba umwana ari gutaka mu nda ari kubara cyane umwana araremba atangira kurerembura atangira kuruka umwana atangira guta amaguru mu nda hakamubabaza cyane umwana agataka umva nari njyenyine mu nzu bwari bwije umufashe telefone muhamagara shere wanjye amazi yirukanka itaraventi umfashe atakuri maremare mnoshi araza nyine iba nyarukomeka nigo uvuye ubutumwa Ese imaje mu gati muzima none se abaganga ntacyo bimugeza bapima ngo bakubwire icyo yabaye. Shamuri ubwiza n'ikigishije kumubaza nuko nta ndwara babonye iyo abana bibonaga bose bakamutera n'imiti agake iyo ariyo yose umuntu yayigura ari kungana si ibyo gusa kandi Gihozo akomeza gutotezwa n'abantu benshi batandukanye bamubwira ko ubuzima abayemo kwa Vincent adakwiriye kuba ari we uburimo yakabaye ari hasi amwe mu giturage n'ubundi amwe yaturutse ari hakwiriye kubasubiraho noneho usigaye wiyambura inifomu ukazijyana mu gikapu kugira ngo batabona gusaziye mu ishuri so wagiye wemera ubukecuru bwawe n'undi gusaziye mu ishuri cyakoze Vincent sha ndamubabariye harya no gutereta no gukundana na Vincent si nta nubwo abakene mushaka kubona urwego rwanyu muriho aho mushaka kwirirwa mwisimbuza ese uwo nkawe ubona yagukunda koko none umuntu w'umukecuru usaziye segonderi iyo wirebye ukareba na Vincent ubona yagukunda koko kuki mutajya mumenya urwego muriho ngaho se mbwira ma ngo usigaye ukundana na Vincent se nta nubwo uzi amateka mfitanye na Vincent ku buryo wifata ukajya kumwishinzaho kugira ngo byibuze ukundi ubone minivani byibuze nubwo unireba ngo urebe ko wasaze mu ishuri reka nkubwire sisita
simbizi icyo uri cyo nta n'ubwo nyine ntukimenya sinzi niba uri umukobwa sinzi niba uri umumama ntabwo nyine kumenya sinzi n'icyo ukora gusa njye ntabwo ujya n'umwana ugomba kumenya yuko uri umugore wa Vincent nta kibazo ibyo uri kwigira uva ku ishuri ukubita inifomu mu gikapu kugira ngo azakunda kubone nk'umuntu ukuze w'umuntu w'inkumi ibyo ntacyo na kimwe bindeba abakene kuki mutamenya urwego muhagazeho bityo nagusaba yewe madamu nimba uri na madamu no kuko ntabwo bindeba icyo waba uri cyose kuri we menya urwego uriho umureke kuko ni umukunzi wanjye w'ibihe byose wasubira kuvuga wabyumvise ahubwo bishyize amatwi yawe abikurugutuye cyane nabyumvise yego ahubwo wasoza icyo waba uri cyo cyose rero umukobwa mwiza icyo nakubwira banza wige pe banza wigusoze kuko ubu nanjye nagiye kwiga ndasoje ntajeho ari urukundo rwanjye runzanye Vincent twakundanye guhera cyangwa dufitanye amateka sinzi impamvu abantu muba mushaka kuba bagateranye mugashaka kujya hagati y'abantu mutazi ukuntu bahuye ntawe uracyari umwana urakiga nako nimba ari umwana umwe n'umukecuru kuko ndabona usa nk'umukecuru usigaye gukubita inifomu mu gikapu ubundi ugataha kugira ngo ubone nk'inka ikintu nagusaba rero muveho cyangwa nkwereke yuko nshoboye sibyo ndi kurwanira urukundo rwanjye gusa n'uri teta nk'umwana mutoya wifitiye amarira menshi afite ikibazo cy'uko Vincent ashobora kuba yakanga Gihozo nyuma y'ibyo yamusabye akaba yabimwima bakaba basubiramo ubuzima bubi ubwo guhemukiye teta ibintu urimo kumva ntabwo mbyumva sohotse kurira kurya mu ntoki ngomera gutya teta please teta ubu urabona buriya utetse gukundana na mukuru wanjye niba abantu badukuye twasubiramo narabuze teta ngaho tega amatwi unyumva uranyumva urumva teta humura si mupasi cyose yaguhemukiye teta wanyumva nta kintu na kimwe kizatuma nk'abana Gihozo sibyo uranyumva mukuru wawe ndamukunda sibyo kandi mukunda cyane kandi musezeranyije ko tuzabana nubwo uyu mwanya wenda atarimo kuba umwanya ngo tuganire ariko nzi ko nituganira azanyuma rero humura buriya buzima n'ubwo ushaka kuvuga mwanyuzemo ntabwo buzongera basi se Gihozo yaguhemukiye ntacyo ese basi wanyemerera ugahaguruka ukawicara hano tukaganira wicaye uranyumva sikoro izohogoye kandi purize humura buriya buzima mwabaye mubi ntabwo mwabusubiramo igihe cyagiye naje ahangaha nsanga hari undi muntu ambwira yuko muri we mugiye kubana nta mukobwa wicaye hano yambaye ikabutura n'umupira ibyo ngibyo njye ntabyo nibuka nowera nahise akubwiye ngo iki kandi rero mugiye gukorana teta humura arakubeshye ntabwo tuzabana teta karame mu marira menshi n'agahinda Gihozo akomeza aganiriza murumuna we teta ko bagomba gusubira muri bwa buzima bahozemo ibaze nawe wabaye umukene urongera uba umukire nanone ngo wongere usubire muri bwa bukene rero ndagira ngo mubwire bino bintu ubona abantu twicayemo cyangwa turi kubamo kugera mu kano kanya tubisubize nyirabyo ntabwo ari ibyacu kubera iki teta sinzi impamvu utari kubona ko byahindutse ari guhinduka uko bwije uko bukeye rero ndumva twasubira kuba muri bwa buzima bwacu twabagamo tukongera tukaza tumara iminsi imwe tutariye cyane rwose kuko nibyo bitubereye ibyo byacu ubundi buno buzima ni ubutirano kandi tuzabamo tuzabishobora niba no kugira ngo tube aha ngaha n'ubundi
Vincent ukuntu agenda ahendwa buri uko bukeye cyazana ajyana no kwishyura no kuyishyura akabyanga ko nta gisigaye ariko utari kubona wowe nk'umuntu mukuru tumaze kumenya ubwenge ariko utazi uri imfubyi ugomba gutekereza nk'umuntu mukuru naho umwana apana ukabishyira hasi ndumva rero nazamuhamagara cyangwa igihe runaka nkazamuhereza ibintu byiwe nkabimusubiza tukomeye tukareba ubuzima bwawe n'uyu tukajya gushaka ubuzima bwawe si uburyo wabanza ubitekerezaho ese teta ntekerezaho wowe ntubibona se uri gushaka ngo tumwe dusubire muri ya nzu habagamo imyobo turara turwana n'inzoka n'imbeba mbese bitwara teta none se bubetse n'urugo ari guhinduka namara kwanga kutwishyura wenda nk'iyi nzu twayishyura se tugomba kureka ubuzima butari ubwacu tukabutanga tukabishyira ba nyirabwo ntabwo ari amahitamo yacu teta ahubwo bigomba kuba ugomba gukunda ba nyirabwo bande se uko ariko ubundi waprofita aka kanya ko ntazi uko biri buze kugendara njye porofite biriya bigoryi hakiri kare nyuma y'uko Mulisa acuze umugambi wo gukura Vincent na Gihozo ku birayi Teta amufatana igihanga arimo arashyira uburozi mu byo kunywa byabo umugambi buramupfanye Muri batinze ntabwo yatinze cyangwa sijana umugore utanga gift si we wabaye umuhungu tubanze dusome ndi akuburetse kurebamo bareba mugeze mu rugo sibyo ikibazo nta mugore utanga gift reka tumuhe twembi akirisha imwe ryawe shiri ibi byose tumaze kubona ni full description biri gusobanura season ya mbere yose twarebye kuri ubu ngubu ino filime iri kuri YouTube channel yitwa Vita TV reka twese tuwahurire tubashe kubona ibyishimo byacu kandi tunezerwe iyi filime igiye gusohoka season ya kabiri umuntu avuze ngo kwinywera avuze ngo ndaje ko ndabinyitse n'ibintu byo kunywa kinze bite none mwitunze kunywa kahicara tubwire nyine akose ntawe usanze abantu baricaye barimo baraganira ubageze mwitunze kunywa mfate ibyo mwe muri kunywa mu bishyiranga noneho mwaherekera mvuga ko mbeshyira muri isi ibyo ngibyo mwe muri kunywa abinyweho byose urasabwa gukora subscribe kugira ngo tuzabicikwa na episode zose zigiye gusohoka zizaba ziri kunyura kuri Vita TV yanze zose wegere nyine mbatabara guhamagara Vincent Teta teta ni turakumva teta namuze kurkurira se wiri positive tukabona iki
muri mbwira ndagukunda mbwira mbabarire Vincent mbabarire rwawe ibiki muri mbwira ikintu uvuga ugumye kureba cyagiye nsa turi kunywa fanta na ji dusitaka vuga ngo ngiye kubaruka kubera ko njye babikwiye impamvu hano cyagiye wari wayiroze fanta yego mbese ko ukiwemeye kubinywa barire ese buri basi ko itatubwiza ukuri ko byaba byo kunywa biroze ngo kubinywa Mulisa nawe ntibyaje kugenda neza baca umugani ngo akebe kajya mugaro uburozi yashatse guha Gihozo na Vincent byarangiye ari ubitanye da guteye amatsiko muri no season ntuzagucike irimeranya kuri Vita TV guhina ukore subscribe iyi yose ni full description isobanura izi season urasabwe gukora subscribe kugira ngo tuzabicikwa na episode zose zigiye gusohoka zizaba ziri kunyura kuri Vita TV.